Yes, reka ngushimire wowe umaze gukurikira Ga TV show, wakoze subscribe, wakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane. Nitwa Siya Mutabazi. Nibisanzwe rero ugenda ubona ama video atandukanye. Uyu munsi rero nje muri gahunda n'ubundi yo kukugezaho ibintu byinshi byiza kandi bimeze fresh sana. Uyu munsi rero naguteguriye ibintu byinshi utazi cyangwa se utuntu twinshi dutandukanye dutangaje abantu benshi batazi kuri Bibiliya yera, cyangwa se abantu benshi bakunze kwita Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ku ba Katolike niko bayita. Already rero reka nkubwire ko ubushakashatsi bwakorewe ku rubuga rwa Bibiliya yacu bwerekanye ko hari bimwe mu bintu byinshi by'ingenzi abantu benshi batazi kuri Bibiliya yera. Nyamara nk'abakristo cyangwa nk'abandi bantu bose bemera cyangwa basoma ijambo ry'Imana, ni ngombwa ko tugomba gusobanukirwa neza namwe mu mateka dusanga mu gitabo ntagatifu cyera cy'ijambo ry'Imana aricyo Bibiliya. Reka nkubwire yuko rero umwanditsi wa mbere wa Bibiliya ari Musa cyangwa se Mose. Yanditse igitabo cye cya mbere cya Yobu acyandikira Imidiyani mu 1486 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Igitabo none igitabo cyanditswe nyuma y'ibindi byose dusanga muri Bibiliya, ni igitabo kibyahishuwe cyanditswe na Yohana wa kabiri. Yohana intumwa acyandikira Ipatimo muri 95, ni kuvuga nyuma ya Yesu Kristo. Ibitabo 39 byose dusanga mu isezerano rya kera byose byanditswe imyaka isaga igihumbi, naho ibitabo 27 bigize isezerano rishya byose byanditswe mbere yuko ikinyejana cya mbere kirangira, no kuvuga nyuma ya Yesu Kristo. No kuvuga ugeranije neza kwandika Bibiliya byanditswe ibitabo byanditswe muri Bibiliya byatwaye imyaka isagaho gato 1600. Iyo myaka rwose irenga kugira ngo Bibiliya yandikwe yaba byaratwaye. Hanyuma rero reka nkubwire ko Bibiliya yanditswe n'abantu batandukanye, nko mu bami, mu cyiciro cy'abami nakubwira ko harimo nka Dawidi ndetse na Salomo. Mu barobyi harimo Yohani, mu bakarani harimo Ezekiyeli ndetse na Matayo, mu baganga harimo Luka, mu bashumba harimo Amosi, ndetse hari n'ahantu hatandukanye Bibiliya yagiye yandikirwa. Bibiliya yandikiwe ahantu hatandukanye, harimo nk'Isinayi, harimo Itangiriro. Mu Itangiriro ryandikiwe ahantu bita Isinayi. Midiyani, ahantu hitwa Midiyani ni Yobu waruriyo cyangwa se ni Yobu. Igitabo cya Yobu niho cyandikiwe. Igitabo cya Yesaya cyandikiwe i Palestina, aho igitabo cya Ezekiyeli cyandikiwe i Mesopotamiya, aho Abaroma cyangwa se igitabo cy'Abaroma cyandikiwe mu Bugiriki. Isezerano rya kera ryanditswe mu Giheburayi keretse 11 nayo itari myinshi yanditswe mu Kinyarmeniya. Isezerano rishya ryanditswe mu Kigiriki. Bibiliya ihindurwa bwa mbere yahinduwe na Yohana Wycliffe, ayihindura mu Cyongereza mu 1382 kugeza mu 1386. Ubu Bibiliya imaze gusobanurwa mu ndimi zirenga 11,000. Reka nkubwirire bimwe cyangwa se imiterere ya Bibiliya yera. Bibiliya yera igabanyijemo imigabane ibiri, ariyo isezerano rya kera ririmo ibitabo 39, isezerano rishya rifite ibitabo 27. Ubu yose ifite ibitabo 66, ifite ibice 1,189, ifite imirongo 31,175, ifite amagambo 810,697, ikaba ifite inyuguti 3,886,480. Ni bimwe rero utaruzi kuri Bibiliya. Igice kirekire muri Bibiliya Izaburi 119 gifite imirongo 176. Igice kigufi muri Bibiliya ni Zaburi 117 gifite imirongo 2 yonyine. Umurongo muremure muri Bibiliya uboneka muri Esiteri igice cya 8 umurongo wa 9. Umurongo mugufi muri Bibiliya nawo uboneka mu Kuva igice cya 20
guhera ku murongo wa 13 kugera ku wa 15. Umurongo uri hagati muri Bibiliya uboneka muri Zaburi igice cya 18 umurongo wa 8. Ukavuga ko ugabanyije ni ukuvuga ngo uyu murongo uri hagati muri Bibiliya uri muri Zaburi ya 18 ku murongo wa 8 ni ukuvuga ko ugabanyijemo Bibiliya kabiri. Izina rirerire muri Bibiliya riboneka muri Yesaya igice cya 8 murongo wa mbere. Ni ukuvuga iri zina ni Maherishalali Hashibazi. Ni izina rirerire cyane kurivuga nabyo nako biba byoroshye. Izina rigufi muri Bibiliya riboneka mu rwa kabiri rw'Abami igice cya 17 umurongo wa 4. Iri zina ni So rero yari umwami wa Egiputa, baramuzi cyane ku bantu bakunda gusoma Bibiliya. Igitabo kibonekamo ijambo Imana muri Bibiliya ni muri Esiteri. Igitabo gisoza isezerano rya kera ni Maraki. Umwami uvugwa muri Bibiliya wabuyoboye ari muto cyane yitwa Yuwasi, yarafite imyaka 7 gusa. Ibi biboneka mu rwa kabiri rw'Ingoma igice cya 24 umurongo wa mbere. Imigabane minini igize isezerano rishya ni ibyahishuwe ndetse n'ibyakozwe n'intumwa. Sinayi, Karuvari, Karumeli, Elayono nimwe mu misozi yahawe imigisha nk'uko byanditswe muri Bibiliya kurusha indi misozi yose. Ibi rero ni bimwe mu byo nari naguteguriye muri ku bintu byinshi bitangaje kuri Bibiliya yera cyangwa se Bibiliya ntagatifu, nk'uko ubyita bitewe n'imyizerere yawe naho usengera. Izere ko rero ibintu byagenze fresh sana. Kora subscribe hanyuma dukomeze tubane igihe cyose. Murakoze cyane kandi twongere dusubire gutaha mu bintu byinshi bitandukanye. Nitwa Asiya Mutabazi.